Imana Yesu we Mana shenge Hakana Yesu Mwakoze nyakubahwa iyi hano Padiri Pasiteri uhagarariye urwego barahagarariye Padiri mukuru abakozi ba nyakubahwa Gaburiheri uhagarariye amatsinda y'abana abakozi babyeyi ahagarariye amatsinda y'abana mu nzego zitandukanye iyo ni umwanya tubonye kugira ngo dushimire Padiri wacu Gaburiheri wadufashije mu bihe byose twabanye aha ngaha yewe uhagaze aha ngaha yitwa Munyakayanza Tofili aba ndi visi perezida w'amatsinda y'abana ku rwego rwa paruwasi ya Nyange turashimira Padiri Gaburiheri wadufashije mu matsinda y'abana twari twaraguye twabanye mu bihe bikomeye amatsinda yeguka tubasha kugira inshuti hirya twabashije kugira isanduku y'amatsinda y'abana ibyo byose ni Gaburiheri bidufashemo kugira ngo tubigereho nagira ngo munshimire Padiri Gaburiheri yabaye inshuti y'abana kuko hose santarari zose zigize paruwasi ya Nyange ntabwo yagiraga ubute bavuga ngo hano haraterera ngo ntabwo mbasha kujya gusura abana nta santarari Gaburiheri atagizemo atitaye ku misozi imeze atitaye imigezi arambuka atitaye imvura ziri kugwa yashyiragamo bote umusozi akawutera turashimira Padiri wacu Gaburiheri mu miryango remezo itandukanye yayigezemo ajya gusura abo bana muri bangaha turashimira Padiri Gaburiheri twagiye bwari ubwa mbere twagiye Gisenyi amatsinda y'abana tujya gusura amatsinda abana ku Gisenyi ari Gaburiheri ibyo byose Padiri Gaburiheri yadushakira inshuti ziza aha ngaha Nyange zivuye Gisenyi ibyo byose naho yatubaniye ntabwo nabona icyo nashimira Padiri Gaburiheri kuba duhagaze aha ngaha n'abana ni ibyishimo ariko no kuba kubera ko turi kumusezera harimo akandi kantu nyine urabyumva umuntu agiye wari umukeneye ariko ni ubutumwa kandi azakomeza tubanire kandi dufite icyizere ko azabidukorera turashimira Padiri Gaburiheri ntabwo yitaye ku bana gusa urubyiruko ntiyarusize abakecuru ntiyabanyuzeho akadiho ke ntabwo kasibaga agacinya akadiho abana bakishima aho bari hose bakaririmba Gaburiheri Gabe wacu turi kumwe Padiri Gaburiheri wacu aho uzajya tuzakugwa inyuma ntabwo Nyange dusigaye tutibuka ibyo wadukoreye tuzabyerekana n'aho uzajya ko natwe tukuri inyuma kandi ko ibyo wadukoreye tutazabyibagirwa mu by'ukuri babyeyi bavandimwe bana batoya bacu ba paruwasi ya Nyange Gaburiheri wacu n'umuntu watubaye hafi iminsi yose
ni umuntu watufashe mu bitugu, ni umuntu twagendanye, ntabwo agiye muhumure, ahubwo turi kumwe. Nuko n'ejo ubundi azajya anyaruka, afite ibyiringiro ko azanyaruka akajya aza kongera agateraho akajisho akareba ko turaho. Ntabwo yatwibagirwa, ahubwo Gaburiheri ntabwo yakibagirwa Inyange n'abana baho. Padiri Gaburiheri warakoze. Padiri Gaburiheri, Imana izagufashe, izagukurikire, uzagendane nayo kugenda imbere n'inyuma mu butumwa bwiza utanga, izabigufashemo, kandi natwe turi kumwe. Imana iguhe umugisha, warakoze, turagushimira abantu b'Inyange, turi kumwe kandi aho uzaba uri hose isengesho ni iryacu. Bakumira amashyi n'impundu byinshi 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 byinshi. Amasaha ni makeya, twavuga bukira bugacya, ariko urukundo n'ubwongere, kandi Imana ikomeze kuguha umugisha.